ntubara byo kugereranya nose urwese tubwire umuntu aba afite uko ahagaze we ubwe niwe wakwitira amatinda uyu mvuga ndamusukana aha ngaha bitewe n'ukuntu akora ukuntu cyana kiba gihenze ukuntu cyana kiba gihenze we ubwe bure niwe wamenya ko uhenze abo nyine udahenze kugera ahadahenze asanze uhenze ugabigena ahenze ubwo nyine twamenya ko duhenze tubitewe naho basi kuri guhunga iki kibazo waje. Hello my people, it's your Clara umutoni. So guys, nishimiye kongera kubana namwe kuri channel yanyu y'ibihe byose Morning TV show. Guys, mbahaye ikaze mwese aho muherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Guys, gusa today nago nagarutse njyenyine. Today hano ndi kumwe n'umuhungu mwiza, mbuze uburyo nabivugamo ngo bavuga ngo igishongore ni ku mukobwa. Guys, reka tumwakire. Turakwakire muri studio za Morning TV show. Okay, thank you so much. My name is DJ Ian man from Kigali from now. Ndo muwa muhungu nyine ushima Imana n'abantu bake. Uyu munsi ndavuga n'itonze. Nasiko cyushima abantu bake. Kwakishima abantu bake kudashima abantu bake. Muri no minsi biragoye kubona abantu benshi bo gushimira. Yego. Nawe wahisemo kugushimira bake. Bake nabo ni mbarwa. So reka turihe kubitindaho, reka utubwire cyangwa se ubwire abadukurikiye abakunzi ba DJ Ian aho muri hose mumashe kumumenya. Ese turi kumwe na DJ Ian n'umuntu ki mu buzima busanzwe akora iki? Tudenge kwakira nk'umutumirwa. Ye kubanza nyine icyo bita babita nko kunyuzura. Reka maze munyuzure kuri channel reka maze kunyuzura ntabwo wanyuzura. Oya nakunyuzura. Ntabwo wanyuzura. Ahubwo reka mbanze munyuzure ko no umuntu yukama sibyo. Oya itonde maze kugira experience. Yego kuri channel akoze ari kumva ngubwiye. Urumva kugira ngo uganire neza n'abantu cyangwa se muzana bane neza baba bakuze. Rero reka nivuge kandi umugabo arivuga. Yego nyine umugabo arivuga nanjye nago nabyanze. Nyine nuko mbivuze mu mvugo nyine itari nziza ngo kunyuzura ariko n'uburyo nyine bwo kuvuga ngo kango reka akimbabaza abanyarwanda ntabwo wanyuzura DJ. Oya nakunyuzura. Okay, katangire. Yes. Reka mbikore are ready. Okay. Aya ntabwo twaje guhangana. So guys, reka nyine tuganire na DJ Ian mbere ko tugira ibindi bintu tujyamo. Reka tubanze tumumenye, ese mu tumenye n'umwuga akora, tubanze tunawuganireho kuko nawe ari mu bantu bafite impano zikomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. DJ Ian, yes, turagira ngo utubwire igihe nyine watangiriye umwuga w'ubu DJ, byaje gute? Mbere na mbere impamvu ngiye nabaye DJ cyangwa nahisemo gukora ubu DJ nuko mbikunda. Iyo yo mpamvu ya mbere na mbere. Noneho nagiyemo kubera ko mbikunze ngize Imana. Mbona byavamo n'igiceri. Havamo agafaranga. Ndabikomeza yego. Ariko simaze igihe kinini mbikora. Ndacyari mushya. Umaze nk'igihe kingana gute nyine watangiye mu mwaka? Ndacyari inshyitsi muri bino bintu kabisa. Natangiye muri 2024. Yego. Ni vuba bitewe n'ukuntu nyine usigaye uhagaze ubu ngubu. Nyine birasa neza bitewe nyine uri mushyashya ariko nyine bitewe n'ukuntu uri kugaragara. Oya ngaragara neza ntabwo ibintu birakunda. Yego nanjye ntabwo mvuze ko ibintu byakunze. Uri kwihama pete DJ yani ubamubwire. Nyine ukuntu nyine bitewe naho nyine mbere ukuntu wari umeze n'ubu ngubu nyine uko bigaragara nyine n'igihe utubwiye umaze mu budije ngo ndera riziko wahereye nko muri za 2010. Oya natangiye muri 2024 kubera ko urebye muri mu kwezi kwa 11 2024 mu kwezi kwa 11 niho natangiye ibintu by'ubudije. Urumva ndacyari mushyashya nyine n'ejo bundi kabisa. N'ejo bundi twaje nyine ngo tubwire DJ Ian iyo urimo kudija ni iki nyine niziye mbogamizi ugenda uhura nazo mu kazi kawe cyangwa se umwuga w'ubu DJ ni ikintu nyine n'inyungu iri mu bu DJ nk'umuntu dukurikiye ufite ukunda ibintu byo kudija nyine ku buryo yabyumviraho. Ese mu bu DJ harimo ikintu gifatika ntago nakubeshya ariko biragoye kubura umwapkamingi muri bino bintu byo kudija nta muntu ukuzi uhite wumva ko wahita ubona n'amafaranga. Bikuriye gake kabisa. Ibintu uraza bikagusaba kutarambirwa ugahozaho ukiruka imihanda. Hari igihe birangira bikunze cyangwa byanze ariko bishobora kurangira byanze bikunze. Yego. Nyine turashaka tubwiye nyine a challenge uhura nazo nyine mu kazi k'ubu DJ. Challenge
ikintu cya mbere nanga niyo nakoreye ahantu nk'umubosi nyine nasoza nk'akazi nkabona kunyishyura biri kumugora cyangwa nkabona nta nubwo ashaka kunyishyura ntabwo nyine mbikunda ntabwo rwose ababosi badukoresha mu tubari ntabwo n'igihe mu DJ njyenyine utabikunda n'aba DJ twese muri rusange niba umuntu arangije kugukorera mwishyure ababosi mutwambura mwatuzengereje ngano kuri bisubireho muba mwavunitse aba DJ turavunika ikindi we abantu musohoka koko nshuti zanjye mwagiye mutanga tip cyane cyane abakobwa niba basohokanye na shiri wawe ubwira ati amafaranga me DJ tanga tip abantu mujye mwukagura aba DJ tip uzi ikintu nyine ikibazo kibamo umuntu ashobora kuguha tip akagira ngo wenda wowe kuri wowe ugakeka ko nyine yagukunze nyine ukabifata nk'ibintu birenze nyine abantu benshi nicyo kintu batinya niyo mpamvu kubwawe nyine iyo umuntu aguhaye tip ubifata gute nyine wumva nyine wiyumva gute ngiye muri amaye tip biranshimisha man ngiye nkunda amafaranga nyine nkunda n'umuntu yampa rero nyine iyo muri amaye tip biranshimisha tu ntago mpita numva ngo ari ibintu byadanje ngo yankunze ngo ibiki n'ibiki ariko akenshi aba yanagukunze kuko ntago umuntu yapfa kuguha igiceri cye ashaka kuba atagukunze yakunze ibyo wakoze ariko nabyo nta kibazo kuba wakunze ibyo nakoze ukanavugutirika ngo ushimire nkugure agafanta urumva ibyo bintu rwose ngenda bikunda pe ku giti cyanjye ndabikunda abantu mukomereza mujye muduha tipu nanjye mu metipu ni ukuri kw'Imana ni ukuvuga ngo DJ Ian ugiye ya DJ yakoze nyine yabahaye show yabacurangiye mukabikunda nyabuneka mujye mumwitaho umva mu mutema akantu k'agafanta mujye bampa hari icyo nagukoreye najya nagakoreye so nyine turi kumwe na DJ Ian gusa nyine ingingo hano nyamukuru ntago ari umutumirwa ni umwunganizi ni umukozi umunyamakuru w'umu DJ from now nuko nyine tugira nyuzamo tukaganira no ku mwuga wiwe kugira ngo namwe mudukurikira mukomeze gusobanukirwa akazi k'ubu DJ gakorwa gute yabigenda gute nkuko nyine icano yabiteganyije yabitegetse yavuze ko nyine ari icano yo kunyura impano zitandukanye z'abanyarwanda uyu nawe ni umunyempano nubwo nyine nawe ari umukozi wavuze ko uri umukozi wa company ya company twamwiki company hari ryacu bitambiki ahita Monix ayo Monix TV show so guys turacyari kumubaza kugira ngo musheho gukomeza gusobanukirwa yanashaka nkubaze nyine wavuze ko akazi k'ubu DJ nyine watugiye challenge gusa indi challenge nshaka kudusobanuriraho ngewe ikomeza nyine ntabwo mfite uburyo nyine nisobanukirwa abo bantu nyine gutya iyo urimo kudija abantu baraza baturutse batandukanye abakuze urubyiruko abana ni gute nyine uretse umushimisha mu cyiciro arimo nyine ari ukuntu nyine ushobora gucuranga umwe akifuza ko iyo ndirimbo wayigumishamo ugacuranga undi nakifuza ko yagumamo cyangwa se umwe ikumva imwe iramubangamiye nyine ubimanaginga gute kugira ngo buri wese umushimishe utagize uwo ubangamiye cyangwa se ubabaza nyine bigenda gute no kuvuga ngo mbere na mbere buri kazi kose umuntu agiye gukora kariko kose tu bisaba kugira imibare no gutegura teri yawe ugategura ikibuga kabisa uvuga ngo iyo ugiye gucurangira ahantu reba abantu bahari ukahita nyine indirimbo ugomba kubacurangira nyine uri umu DJ w'umuhanga ibyo bikwizanamo ariko noneho ushobora gusohokera nk'ahantu cyangwa ugiye gucurangira nk'ahantu wagenda gucurangira ahantu ukabona hari ingeri zose ukabona hari abantu bakuru abatoya urubyiruko nyine bikaba ngombwa ko usabwa gucuranga indirimbo z'abo bantu bose ku buryo buri muntu wese waje muri show aza gutaha yishimye yavibinze fresh so rero ubwo ugira ukuntu bimanaginga ukamenya abakuru indirimbo ugomba kubacurangira urubyiruko aba bapeti nyine bose ukabatamo ku buryo bavuga uti today rwose uyu mu DJ yankoreye show nanjye ibyo ndimo kuvuga nyine uburyo ubikemuramo nyine ubikemura gute ukuvuga ngo abantu bakuru hari indirimbo tuba tuzi zakunzwe cyangwa bakunda nka Clara hanyuze all discours za kera n'izindi zigiye zitandukanye yuri DJ ububizi yego rero hari igihe kigera ugashyiramo izo all discours ugashyiramo hip hop ugashyiramo amapiano ugashyiramo afrobeat ugashyiramo dancehall man zose indirimbo nyine zose mu gihe wabonye abo bantu bose bahari uba ugomba kuziplayinga kugira ngo buri muntu yisangemo yes pana gushimisha abantu bamwe abandi ngo bataye bavuga ati wapi
yes ugomba kumenya neza ko buri muntu wese waje muri iyo show ari buze kuhava yishimye. Yes aba DJ kimwe n'abakameramani bafite akantu ko gukundwa n'abakobwa cyane. Sinzi niba ibyo bintu bibona. Mbere yuko nkubaze icyo kibazo ndabanza nkubaze niba nkubaze ko niba ufite umukunzi kugira ngo mbanze nkubaze icyo kibazo. Ufite iki? Umukunzi. Umukunzi surabona yabura hando umusore mubise kubyo nabura umukunzi. Yego uramufite kugira nyine bizore ko nakoze ikibazo nk'umukunzi wawe yabona nyine uri umu DJ. Ya nyine we nyine kuntu nyine naga abakeka ko nyine waba ufite abakobwa benshi cyangwa se waba umuca inyuma kuko aba DJ bari mu bantu bakundwa n'abakobwa cyane. Ariko icyo kibazo man icyo kibazo ngiye kinantera ikibazo kuko no mwumva ngo aba DJ ngo bakundwa n'abakobwa bahise. Abakobwa barava hiko nababuze nge. Oya kuba ari byo nibyo. Ye nago bankunda. No se ngiye ko batankunda. Ubwo nago uri mwiza rero. Ubwo nyine sindi mwiza rero mumbabarire. Icyo kibazo we nakimbaza uzakibaza aba DJ bese. Nubwo ngo DJ Ian anyimye amakuru. Ati anyimye amakuru. Nta kintu mbiziho. Nta kintu ntabwo nge n'abakobwa bankunda. Abahise. Ariko bijya bingora man ntabwo icyo kibazo rero nyine ukimbajije. Hari n'abandi bashuti banje b'abakobwa cyangwa nk'iyo niba niyo mukobwa nkabona namutereta. Kuko ndaba muri kuvugana gatambwe ati haha have aba DJ turabazi. Kandi tuba tunarengana. Kumva itandukanye kuba abakobwa bagukunda no kuba nawo bakunda. Nyine turagira ngo usobanurire abantu. Wasobanurira abantu nyine uno muntu utekereza gutyo ko aba DJ nyine bashobora kuba ari abantu bacitinga cyane. Ubakure mu rujijo ubasobanurire ku buryo ejo bundi uzatereta umukobwa bikora ko yakumva atabanjije gushidikanya. Okay reba ni kuvuga ngo iyo uri umu DJ nibyo koko nyine DJ aba DJ bakunda akenshi gukundwa n'abakobwa. Ibyo byo ndabyemera pe. Ariko itandukaniro riba ririmo no kuba umu DJ nawe akunda abakobwa. Rero umu DJ ukaba ukunda abakobwa ari wese umukunda umushamadukira uri wese agusaza man nta kintu nyine cyatuma bitagorana. Icyo gihe ntabwo ibintu bigenda neza nyine ubufite udukobwa twinshi dusheni kabisa. Ariko hari ukuntu buri umujizi urugero like nkanjye ngiye ntabwo nkunda buri mukobwa wese. Hari abakobwa ngira nkunda. Rero kuba we wankunze tugufata nk'umufana. Hanyuma nyine ubwo nanjye ubona kunze tugakomezanya. Ntago ngiye buri wese twapanga. None se wowe ubimanaginga gute iyo umukobwa nyine iyo agukunze? Ubundi iyo umukobwa ashaka kugirira akakugira ko agukunda. Ibyo bintu bifata nk'ubutwari cyangwa bifata nko gushirika isoni. Umukobwa akugiriye ibyiyumviro akaza akakubwira ati ngiye bura DJ Ian ngiye naragukunze. Nyine wowe bifata gute? None se reka nkubwire. Ibyo bintu ngiye byanambayeho rero reka gutera story. Uri kumva? Ngiye umukobwa yaranyandikira arambwira ati bite ndambwira meze bon. Arambaza ko nashaka ko tuganira ndamubaza ku biki. Arambwira ngiye naragukunze ndashaka ko tuganira n'umwanya. Umukobwa ngiye murebye mbona nago twapanga. Noneho nyine urumva nta nubwo ngiye menyereye kuba umukobwa mani nta nubwo bintu nyine ariko bireze muri no minsi kandi nsigaye numva nandi kintu bitwaye. Nyine kuba umukobwa yaza kuvuga ngo yagukunze cyangwa aragukunda bomba bimeze ukuntu ugati umukobwa yagukunze ate. Buri umukobwa ashobora no kugira ngo yagukunze ariko atagukunze ahubwo hari ukuntu abakobwa mani mujye mutega imitego nyine abahungu tu hatwe tukabigenderamo. Ngende umukire nta mukobwa wanteguye umutego ngiye kukubwira. Kumva hari gihe nk'umukobwa aba yarasambanye wenda yarakoze ibyaha no mujama udafite akantu akareba akabona hari umujama ufite ku mufuko ufite igiceri kavuga turi amujama reka mwikundisheho aba ari we nyine mvuga ko inda ari iye ugasanga bakugetseho inda kandi atari we wateye inda. Nyine urumva umukobwa bundi ushaka kubwira ngo aragukunda umukobwa ntabwo apfa kumwizera. Nta kuntu mbifata njyewe ntabwo namwizera. Wowe ku ruhande rwawe ntabwo wamwizera. Ubwo muraza kutubwira muri comment wowe umukobwa ashaka kubwira ati ndagukunda wabifata mu buhe buryo? Maze kwandika muri comment mu bitubwire. Yes. None se reka tukiraho reka nanjye ngubaze gato. Ko wenda tuvuga ati ushaka kukujyana kuri date. Bibyansaba amafaranga angahe? Shaka kunyana kuri date. Nago nakubwira ngo nago n'amafaranga byagusaba. Wowe uko waba uhagaze wanjyana kuri date bitewe no ku umufuka ubona ko uhagaze.
wanjye naho ushaka nyine ubona ko uhagaze nyine uko wowe ubona ubu nyine ukuntu umeze muri iki gihe abakobwa muri kwivugisha cyangwa se binagezweho mu bakobwa n'ujya uvuga abakobwa nuko jya uvuga bose ntago bari bose nyine abo bose batarimo ubwo ntago mbavuze ahubwo abakobwa mwese atarimo abo ngabo nyine ushaka gukuramo abandi mwese musigaye uri kumva musigaye muvuga ngo guteretana n'umuhungu udafite amafaranga no guteretana n'umuhungu udafite igiciro udafite cable utazandroping utazakora ibiki wapi uri kumva rero niyo mpamvu nari nkubajije ngo wowe ku giti cyawe umuhungu agusabye ati ngenda ndashaka ko dusohoka byamusaba kuba afite nyine nk'amafaranga angana iki kugira uvuga ati wenda kwemera ko dusohokana kabisa njyewe umujyana kugira ngo asohokane akavuga ikintu ko ashaka kuvuga kugira ngo umuntu asohokane ntago nzi ikiguzi nyine byaba bimusaba gusa nyine kuri njyewe kuko muzumva nyine byaterwa no kuhagaze mu mufuka wiwe nta bintu by'ikiguzi uvuga uti yabahagaze amafaranga yanakira ngo umujama njye asohokane byamutwara nkaye gereranya abantu ntabwo kugereranya tubwire umuntu aba afite uko ahagaze we ubwe niwe wakwihitiramo ati uyu mukobwa ndamusohokana ahangaha bitewe n'ukuntu ariko hari ukuntu icyana kiba gihenze we ubwe buriya niwe wamenya ko uhenze abo nyine udahenze kugera ahadahenze asanze uhenze ugakugera ahenze ubwo nyine twamenya ko duhenze tubitewe n'aho basigaye se kuri guhunga iki kibazo wagisubiza ahandi negative reka nabisubize bino bintu buriya ubwo nyine aho umutipe usigaye gusohokana kujyanye bizajya bigaragaza nyine uko uhagaze urabyemera nuvuga ngo dero DJ iya nusohokana umubebi ukamusohokana ku noti yawe ya 5 ukamusohokana ahantu nyine hatarenze ubwo nyine uza urate kuvuga ko umukobwa nyine uzamwese agaciro ari ngiye nta mukobwa n'undi ndasohokana mu nuni n'umukobwa asohokana kuva nawe natangira gutereta se nabitangiye rya ngiye ndacyari umwana umaze ufite aba ex wanga aba ex ni woman Bose ubwo watangiye gukundana cyane. Ngenda cyari umwana ntabwo ndatangiye ibyo gukundana cyane kuko niba afite aba ex benshi. Wowe mwajije ryari ugisubiza? Umwaka se. Ntabwo ibintu mbyibuka neza. Ubwo ntabwo ari vuba ariko gutubwira mu ex yani ni umuntu wambere ubeshya akabita no kwirahira. Wowe yarabanirega mukundana ukabutabara ko mwakundanye. Hari na nawe uvuga uti sha iwe twakanyijisho pe kanyuzeho. Ubwo se ujya kuvuga ko umuntu ubara gute ko umuntu mutakundanye byaragenze na gute niba ukundanye no muri cyumweru kimwe urwo ntago ari urukundo nagahararo uwo ntago umubare no mu bantu mwakundanye nizo bigenda gute kugira ngo ukundane no muri kimwe iba ari imodoka yaje ukayijyamo ikagenda ikagirana igahagarara ukavamo kwigendera nayo igakomeza nuko biba byaragenze ubwo ngo nyese ibyo bintu bishobora kuba ukundana no muri kimwe kimwe agahararo ntago kazi none okay bakibazo so yani nkatuje gutendera abantu tubasezere ko sono twafite ibintu birenze ntabwo tuzatindaho cyane ubu ngubu twakiraga mugenzi wanjye navuga nk'umuzi nyabanje kumva nashaka kugira ngo maze mubereke mundebe kandi mundebe kandi mumunde ikindi tugiye kuzajya tubana kwicamo kabisa hano kwa 5 ku biganiro bimeze neza abatumirwa blow and sis mwese get ready kabisa mukore subscribe mwe mwishyushya mumeze neza nanjye nje kumba tegura ibintu bimeze neza na Clara agiye kubategura ibintu bimeze fresh tuzajya tubazana n'abatumirwa batandukanye abastari abanyempano zigiye zitandukanye bigiye kuzajya bibera kwicano yicano ngo bayita Monix TV show umva ngo byo kuzabibera bakuduca no tutagabura